ndagira mu nyumvire iby'indaya z'i Kigali mu mwaka w'1970 ubundi mumbwira niba mwumva hari aho zitandukaniye na Kigali bona ko hari aho zitandukaniye n'indangamirwa zo muri 2025. ubundi abahanga bavuga ko uburaya rumwe mu myuga ikuze cyane kurusha indi ku isi ngo nubwo nta bihamya bifatika bihari ngo gusa bigaragara ko umwuga w'uburaya wakozwe kuva kera cyane dore ko na Bibiliya ijya ibivugaho. Ngiraga abantu bajya basoma Bibiliya mujya mubisoma. Izina rero Femelle Libre de Kigali ryari izina ry'indaya muri Kigali mu myaka y'1970. muri iyo myaka rero nibwo iterambere ry'abanyaburayi ryari ritangiye gusakara muri Afurika, imijyi itangiye gutera imbere no muri Kigali rero byari byaratangiye kuhagera. kuva na kera rero uyu mwuga w'uburaya wamye gukorwa nijoro, ugakorwa mu masaha y'ijoro ahantu hihishe, ndetse n'abawukoraga ntibishimiraga kwitwa izina ry'indaya kimwe n'ubu ngubu. Ibi byatumye rero abinjiraga mu mwuga w'uburaya babaga barangije amashuri muri iyo myaka y'1970 bahitamo guhita bahindura izina bakihita izina rya Femelle Libre de Kigali. Izo ndaya rero zo muri iyo myaka zakoze uyu mwuga bikigoye bya hatari utagira ngo ni nk'ubu ngubu kuko icyo gihe nta koranabuhanga ryari rihari, telefone zigendanwa zari zikiri mu mishinga, internet kirimo irageragezwa, byari bitandukanye n'ubu ngubu. Indaya ishobora kwifotora amafoto ikaba yashyira ku mbuga nkoranyambaga, ikaba yabona abakiriya bava hanze cyangwa se no mu bari mu gihugu mw'imbere ariko biyoroheye kubera ikoranabuhanga. muri iyo myaka rero indaya z'i Kigali zari mu byiciro, hakaba hari icyiciro cyabagamo indaya ziciriritse. Izo ndaya zikaba zari zituye mu bice za Nyamirambo ndetse n'ahandi hantu hari hatuye cyane. hakaba hari icyiciro cy'indaya ziyubashye zakoreraga cyane mu Kiyovu zanagiza zigataha mu mujyi rwagati. hakaba kandi hari icyiciro cy'indaya zo mu biro, izo ngizo zikaba zarakoraga nyuma y'akazi, ndetse hakaza icyiciro cy'indaya zigengaga zabaga ahanini zigizwe n'abagore babuze abagabo, zikaba zo zarakoreraga mu rugo. icyo gihe rero mu tubari niho habonekaga indaya cyane. hakaba hari na ba nyir'utubari bifashishaga izi ndaya mu gukurura abakiriya, bamwe bakaba baranazihaga akazi. ibi ngibi bamwe bita mu guhost bakora mu kuri ubu ngubu bita guhostinga. sasa ushobora kwita wibaza uti bagenderaga kuki bashyira indaya mu cyiciro kugira ngo bavuge ngo indaya iriyubashye cyangwa se iraciriritse, cyangwa se iyi ndaya niyo ku kiro, cyangwa se iyi ndaya ni indaya yigenga. icyiciro cy'indaya ziciriritse rero ahanini zabaga ari indaya zigizwe n'abakobwa baje baturutse mu bice by'icyaro baje gushaka amaramuko i Kigali. abenshi muri abakobwa rero bakundaga kuba mu duce dutuwe cyane za Nyamirambo ndetse n'ahandi, bakaba barakodeshaga inzu ahanini z'icyumba kimwe cyangwa se bibiri cyangwa se bitatu, bakaba barazishyuraga amafaranga ari hagati ya 500 ndetse n'igihumbi ku kwezi. iyo nzu abo bakobwa bishyuraga amafaranga ari hagati ya 500 ndetse n'igihumbi, bakaba barayibagamo ari abakobwa bakuva kuri 2 kugeza ku bakobwa barenga 10. abo bakobwa bose bakaba nta kandi kazi bagiraga uretse kwirirwa bazenguruka mu tubari, bwakwira hakaba hagira nk'umugabo uhita ubatahana. icyiciro cya kabiri rero cyabagamo indaya ziyubashye, n'indaya zabarizwaga mu gace ko mu Kiyovu, kakaba kari agace kiyubashye cyane ko muri Kigali. agace ko mu Kiyovu rero kakaba karabonekagamo utubari twiza dusurwa n'abadiplomate, abanyaburayi ndetse n'abandi bifite. akaba ariho rero indaya ziyubashye icyo gihe zabarizwaga, nubwo rimwe na rimwe indaya ziciriritse zajyaga zihagera gusa zikaraburiza zikabura umukiriya uzigura. abenshi muri abakobwa rero babaga mu cyiciro cy'indaya ziyubashye babaga i Kigali mu mujyi rwagati, bamwe bakaba barabaga bonyine, abandi bakabana na bagenzi babo, bakaba barabaga mu nzu zimeze neza bo ugereranyije n'abo mu cyiciro giciriritse, zirimo sima ziteye n'irange. izo nzu zikaba zari zihenze kuri icyo gihe kuko zakodeshwaga amafaranga agera ku 3,000 kuzamura ku kwezi. izo ndaya rero ziyubashye zo mu Kiyovu ikintu zari zizwiho ngo zakundaga gutemberera mu mijyi itandukanye, harimo Gisenyi ndetse na Butare. mu gihe zabaga ziri muri Kigali mu minsi isanzwe ngo zikaba zarakundaga gusohokera mu tubari two mu Kiyovu, aho Primus yari ihenze ngo byahatari, ngo yaguraga amafaranga 30 y'amanyarwanda. muri icyo gihe rero ngo abataliyani nibo bantu bari bazwiho kwishyura amafaranga menshi izi ndaya ziyubashye, mu gihe ngo abafaransa babaga ingona. ngo umutaliyani yashoboraga kuba yakwishyura amafaranga 3,000 mu ijoro rimwe, mu gihe umufaransa atarenzaga 1,000 ku ijoro rimwe. kugira ngo wumve ukuntu aya mafaranga 3,000 indaya yo mu Kiyovu yakoreraga mu ijoro rimwe, iyo baga yagize amahirwe igahura n'umunyamahanga w'umutaliyani yabaga ari menshi cyane. icyo gihe mu kabari kiyubashye ko mu Kiyovu Primus yaguraga amafaranga 30, ibiceri 30 y'amafaranga y'u Rwanda. rero indaya yashoboraga gukorera 3,000 byaguraga Primus 100. ngo gusa muri icyo gihe muri izo ndaya ziyubashye zo mu Kiyovu ngo hari indaya zabaga zizi ubwenge, ngo ku buryo ngo zitishyuzaga abanyamahanga, ahubwo ngo zikabigiraho inshuti, ngo kugira ngo abo banyamahanga bazazitabare mu gihe zizaba ziri mu minsi mibi, cyangwa se ngo zikaba zarabikoraga ngo kugira ngo uwo munyamahanga mu gihe azaba agiye hanze azahite asigira nk'iyo ndaya nk'imodoka cyangwa se nk'inzu ndetse n'ibindi bintu by'agaciro. hakaba hari n'indaya zakoraga ibyo ngibyo zipanga ko uwo munyamahanga ashobora kuhita ayirongora akaba yayigira umugore, ikahita isezera ku bukene burundu. icyiciro kindi rero ngo cyabaga ari icyiciro cy'indaya zo mu biro. iki cyiciro rero ngo cyabagamo abakobwa cyangwa abagore babaga bafite akazi keza ko mu bigo byigenga cyangwa ibya leta. aba bakobwa rero ngo babaga bazi kuvuga neza Igifaransa, bazi aho igihugu kigeze ndetse n'ibindi. abenshi muri bo rero kubera kutanyurwa n'amafaranga bakuraga muri kampani cyangwa se muri business bakuragamo, bahitamo kuba indaya ziyubashye ngo babashe gukemura ibibazo babaga bafite ndetse babashe no gusagura amafaranga menshi ahagije. rimwe na rimwe rero ngo byarashobokaga cyane ko izi ndaya zo mu biro amafaranga bakoreraga
bakoreraga mu kazi babaga bakora yabaga arutwa kure cyane n'amafaranga bakuraga mu kazi k'uburaya, bakaba byaratumaga rero ngo bamwe bahitamo kuva mu kazi kabahembaga ku kwezi bakajya kwibera indaya butwi. Mu gihe rero izi ndaya zo mu birongo zabaga zifite abana, ngo abana bazo bigaga mu bigo byiza cyane bakabaho neza, igihe abo bana bazo babaga bamaze gukura ngo hari izahitaga zihitamo kubajyana mu bigo byiza biga babamo kugira ngo babone uko bikorera akazi kabo neza. Izi ndaya zo mu biro kandi ntiyopfaga ko wazisanga mu tubari, akenshi zabaga ngo zifitiye inshuti z'abanyamahanga zajyaga gusura ubwo zabaga zisoje akazi kazo, akaba ariho zagoroberezaga banywa amayoga ahenze bya hatari ndetse banaganira ku bintu bigiye bitandukanye ku gihugu ndetse n'ibindi. Izo ndaya rero zo mu biro ahantu zaberaga kaga ntabwo zishyuzaga abo baherwe cyangwa se abo banyamahanga baryamanaga nazo, kuko ngo zabaga zibitezeho ibintu byinshi birenze ayo mafaranga y'ako kanya bari kuba baziha muri ako kanya bamaze kuryamana. Ngo kuko iyo ndaya yashoboraga kuba yabwira uwo mugabo nyuma y'igihe iti nguriza 30,000 njya gusura mama ararwaye, cyangwa 40 cyangwa 25, akaba yahita ayamuha bitagoranye. Icyiciro cya kane rero cyabagamo indaya zitwa indaya zigenga, kikaba cyari kigizwe n'abagore bafite ubucuruzi buciriritse nk'utubari two mu rugo ndetse n'utundi tubizinesi two mu rugo cyangwa se dukorerwa ahantu hahurira abantu benshi. Abo bagore bakaba akenshi bari abagore batanye n'abagabo. Aba bagore rero babarirwaga muri iki cyiciro cy'indaya zigenga, n'abagore bakoraga icyo bashatse bakagikora igihe bagishakiye, kuko babaga bigenga nyine nta mugabo ubagenga, kuko babaga baramaze gutandukana. Abakiriya b'abagore akenshi babaga ari abantu basanzwe ari inshuti zabo, cyangwa ari abagabo batakundaga ko hari umuntu wababonana ku muhanda n'indaya cyangwa se mu kabari. Akenshi kandi aba bagore babaga bafite abagabo baryamana nabo bazwi, adashobora kuba yaryamana n'abandi. Abo bagabo rero akaba aribo bifashishaga bakabaha ibyo bakeneye. Ikintu gitangaje rero mu gitabo cyitwa AIDS Responses Intervention and Care hagaragazwa ko ngo mu ndaya zari mu mujyi wa Kigali nyuma y'imyaka mike cyane mu mwaka w'1985 88% izabashijwe gupimwa zasanzwemo virusi itera sida. Hagati y'umwaka w'1982 ndetse n'umwaka w'1983 leta yakoze imikwa mu ndaya zose zari mu mujyi wa Kigali, inyinshi zirafungwa hagamijwe kuzihashya. Ngaye nguko rero tuganire mwebwe mukurikije uko mwumvishe indaya z'i Kigali zo mu mwaka w'1970 zari zayise izina rya Femmes Libres de Kigali, ndetse nuko mubona indangamirwa z'ubu mubona bitandukaniye hehe. Reka dushimire uyu mugabo Mideli Rwanda. Mu by'ukuri indaya murumva ko zahozeho kuva kera, kuva mu myaka ya za 70 kera. Urumva ko i Nyamirambo byanze bikunze na ahantu n'ubundi hamenyekanye nk'ahantu hiwabo w'indaya nk'uko bisanzwe n'uyu munsi. Ibaze mu myaka 70 icyo gihe bavuga yuko hari akabari kahantu hitwa muri Kanswahili hari i Nyamirambo, ngo habaga akabari ku buryo umuntu wese yagendaga agateraho imodoka, cyangwa se umuntu wari wese yagendaga akicagurira indaya zihagaze aho ngaho ziparitse, hanyuma agafatamo uwafata akongera akatsa imodoka akagenda. Aho hantu uyu munsi uhagereranyije uhatekereje ushobora gusanga ari kuri Cosmos, kuko muri iyi generation yacu muri ibi bihe byacu tuzi neza ko ahantu bita Cosmos ariho ahantu twakuze tuzi ngo Cosmos, ahantu bita Sodoma, ariko mu by'ukuri aho hantu bita muri Kanswahili i Nyamirambo habaga indaya ziteze, byanze bikunze agomba kuba hari nka Cosmos. So urumva rero uburaya kuva kera bwamye buriho kandi bukorwa mu bwenge n'ubundi, kandi ugasanga ingeri nyinshi z'abakobwa bakora uburaya mu buryo burimo ubwenge bwinshi butangaje. Kuko nk'ubu ngubu urebye muri iyo myaka ya 70 za 75 icyo gihe batubwira yuko icyo gihe habagaho ibyiciro 4 by'indaya. Habagaho indaya ziciriritse, izo ngo zabarizwaga muri Nyamirambo. Ubwo urumva ni hariya hose za Nyamirambo za Rwezamenyo, za hano za Tarinyota, za hano za 40, aho hose za Nyakabanda. Urumva ngo niho habaga indaya ngo ziciriritse, uburyo ngo wasangaga indaya ngo zishobora kuba zaraje zigava mu cyaro, hanyuma zikikusanyiriza mu nzu imwe, zashoboraga kuba zishyura nk'amafaranga 500 y'amanyarwanda. Urumva muri icyo gihe mu myaka ya za 70 none bakabasha kubamo ari nk'icumi, ari nk'abangahe bose bakitsindagira mu iyo nzu, hanyuma ku masaha ya ninjoro nka kwa kundi Nyamirambo nyine ubibona bagacomoka bagahita baza hehe ku itara
bakaza kwitara kwidandaza. So abo ngabo rero wasangaga nyine ari abantu bantaho nikora babandi nyine wasangaga n'ubuzima bwabo nyine ugasanga kenshi buri mu kaga. So hakaba rero ngo n'izindi ndaya ngo zabaga ngari indaya ngo za VIP. Izo ndaya ngo za VIP ngo zabonekaga ahantu hakomeye, ubwo ni mu Kiyovu kuva kera buriya hari ahantu h'abantu b'abasirimu, ahantu habarizwaga abazungu, ahantu habarizwaga abantu b'abaherwe banyweraga mu tubari twa hariya mu Kiyovu. Ubwo urumva mu Kiyovu hariya niho hantu wasangaga umukire wese ashobora kuba anywera, dore ko hari hegereye n'ubuyobozi bwa kiriya gihe. Muribuka ko ubuyobozi bwo muri iriya myaka bwakundaga kuba buri hariya hegereye mu Kiyovu. Ubwo tuvuze nko Habyarimana, muribuka ko hari umujyi wa Kigali buriya niho habaga perezidanse mu gihe cya Habyarimana. So urumva rero abakomeye abo mu buyobozi mu butegetsi bukuru bose babaga bari hariya hafi mu Kiyovu, ariho banywera, ariho basohokera, ndetse n'abazungu basuye u Rwanda ugasanga niho bibera. So izo ndaya rero ngo za VIP zabaga zikorera akazi kazo hariya mu Kiyovu, ugasanga mu Kiyovu niho zikorera akazi kazo. Za zindi zazaga mu Kiyovu mu kabari keza, ngo icyo gihe Primus yaguraga amafaranga 30 y'amanyarwanda, ahantu urumva habaga hahenze cyane. Umukobwa akaba yaza akigurira akantu, hanyuma agategereza aba VIP abazungu hariya bakabasha kumugura amafaranga, dore ko ngo igiciro cy'inda icyo gihe ngo cyabaga kiri mu 3,000 by'amanyarwanda. Rumve 3,000 by'amanyarwanda nyine wa mugani yashoboraga kuba yanakubakamo inzu, yashoboraga kuba yaguramo ikibanza, yashoboraga kuba yaguramo ikinyabiziga. Yari amafaranga menshi cyane, yashyize muri iki gihe wasanga ari miliyoni nyinshi cyane. So abo rero ngo bagendaga bakahura n'abazungu hariya bakabatagetingaho amafaranga, ariko kandi bo ngo ntibarengaga umujyi, babaga babarizwa hariya mu mujyi cyane, hariya za Nyamirambo, za Biryogo, hano za urumva ni mu Kiyovu cy'abakene, wenda hariya hafi za Muhima, za hafi na hafi ku buryo batajya kure ya Kiyovu. Abo babaga ngari indaya za VIP. Kaba harabagaho n'indaya noneho z'abakozi basanzwe, ari abantu baba professional, b'abakozi bakora mu makampani, bakora muri leta, bakora hehe. Izo ndaya zo ngo zakoraga iki? Zakoraga akazi k'uburaya, nyuma yuko zivuye mu kazi zikajya gushaka andi mafaranga zikoresheje iki? Ni ukuvuga ngo yabaga ari connection, nubwo icyo gihe nta telefone zahabaga, ariko nashoboraga kuba nziranye n'iyo ndaya ifite akazi ko muri ofisi, yarangiza irangije akazi nkayipasinga, ubwo byabaga ari nka pass. So n'ubu ngubu bibaho, ugasanga rero ni pass, ugasanga agiye gushaka andi mafaranga yo kunganira ka kazi asanzwe akora kugira ngo ubuzima arebe ko bwatera imbere. N'uyu munsi biraba usanga umuntu abamukubita pass, ntajya gutega, ntagira ate, ntiwamubona yiyandagaza mu tubari, ntiwamubona agize ate, ariko ugasanga iyo bamuhaye ngo ikintu bita pase, ugasanga n'ubundi ari mu kazi nk'ibisanzwe, ayo mafaranga akayaca akayakorera. Abo rero ngo ahanini nta nubwo bishyuzaga abagabo, ahubwo barabategaga, babakubitaga imibare ku buryo yavuga ati uyu mugabo niba ari umukire, niba ari umuzungu, ngiye kumubara ku buryo nshobora kumutagetinga nkamubwira nti mu rugo barwaye, ngwino umpe nguriza ku mafaranga 30,000, nguriza ku mafaranga njye gukemura ikibazo, hanyuma nzayakwishyura. Ugasanga nyine nuko arangije umugabo muri systeme, cyangwa se agatagetinga ko nk'umugabo w'umuzungu cyangwa se mu diaspora, dore ko n'ubungu aba diaspora bakomeje kugenda bigaragaza, avuga ati nzamubara ku buryo bizarangira angize umugore, nanjye nkagenda nkafata ku mafaranga. Cyangwa se niba ari n'umuzungu ugasanga n'ubundi ni ya mibare n'uyu munsi iracyaba, avuga ati iki kizungu nikijya gutaha kizansigira ibi bintu byose gitunze hano mu Rwanda, ko n'ubundi hari ibyo atapakiza, bizarangira n'ubundi mu kuyihakana. Nyuma y'ibyo rero ngo habaga noneho ni indaya zikorera. Ni indaya zikorera rero zabaga zikorera hehe? Zikorera mu rugo. Izi ndaya zakoreraga mu rugo zabaga ngaraye cyane ari abagore b'abadivorce, abagore se bapfushije abagabo. Abo ngabo bakaba ari abagore cyane bigize kasha, bigize ibihomora. Ugasanga ni babandi nyine baba bafite abagabo kuri systeme, urumva ko baba bafite n'abana, bafite n'ingo, basanzwe bazwi ko ari abamama, ari ababyeyi. Abo babikora mu ibanga rikomeye, ugasanga afite nk'umugabo runaka
bakorana diru, umugabo bikaba bizwi ko ari nk'inshuti nyine bya bindi ushobora abantu bashaka kumubona akabona ni inshuti y'umuryango, ariko mu by'ukuri akaba ari wa mugabo uza kumusayidira, utanga umusada ndetse agatanga n'iposho. Icyo gihe babyitaga iposho, no akajya amumenyera ku iposho, noneho ubuzima bugakomeza, akabasha kuba yakomeza kurera ba bana niba abafite. N'uyu munsi hari amatsinda y'abagore bigize ibirara n'ubundi bafite ibintu bimeze nk'amashyirahamwe, usanga bafite uburaya nk'ubwo ngubwo mw'ibanga rikomeye, ukabona ni umubyeyi uri aho ariko mu by'ukuri azikina ku rwego rwo hejuru hamwe n'abandi babyeyi bagenzi be. Ubwo ni mu bigabo nyine bya bipapa nyine usanga bari bajya kugera mu kigero kimwe, cyangwa se abo bapapa nabo bubatse ingo, sometime ugasanga afite nk'ibyo bigore ku ruhande agenda nawe ahereza ubufasha. Usibye ko iby'ubu byarahindutse, ntago abapapa ntago akenshi ntago biteza biriya bigore, ahubwo biriya bigore bisigaye bishaka abasore batoya b'abajene, hanyuma abapapa nabo bagashaka abana batoya b'abakobwa b'abangavu, ibintu ngo bigakomeza kugenda neza. So uburaya rero ni ibintu byabayeho kuva na kera, n'uyu munsi ukomeza usanga ubwo buraya buhari. Ntago uyu munsi, usibye ko muri icyo gihe bataka yuko ngo ikoranabuhanga ryari rikeya, ugasanga ngo byari ikibazo kugira ngo babone ayo malinki y'aho biri kubera, izo WhatsApp ntizabagaho, izo TikTok wapi, Instagram wapi, ngo abashe kwifotora, yerekane umubiri we, yerekane uko ateye, yerekane outfit byose, kugira ngo yimarketinge mu buryo bworoshye atiriwe ajya ku mihanda. Ubu ngubu biroroshye, ntago ari kimwe n'izo ndaya zo muri za 77 kangahe, zo byaragoranaga, byasabaga kuba afite inshuti ziza zikamurya kara, cyangwa zikamutumaho umwana, cyangwa se akajya ku mihanda. Ariko uyu munsi uburaya urabukora muri ofisi, ukaba ufite uturinki, ukaba ufite ahantu ruza kusorezaho biza kubera, ugasohoka muri ofisi ugenda usanga umuntu wawe mwahanye randevu, aferi ikarangira ugataha neza mu rugo nk'ibisanzwe. Abantu bakavuga ati akora hanaha, akora muri banke hariya, ariko kandi ibazi n'ahandi hantu yanyuze ku ruhande kugira ngo hamufashe, hamusayidire, kugira ngo ubushobozi bukomeze bwiyongera. Hanyuma uyu munsi bwo urabona, niba bavuze ngo zirandaya za kiragihe zitwaga Femini Bread Kigali, Femini Bread Kigali, ziriya ndaya wasangaga nyine zigorwa cyane no kugira ngo abagabo bazibone. Ariko uyu munsi niba tubona abo basirey queen bajya guhostinga mu tubari, abo ngabo uraza gusanga nta tandukaniro bafite kuri izi ndaya za kiragiye, kubera ko niba kiragiye mu myaka ya 70 bavuga ko n'ubundi abantu bafite tubari bifashishaga abo bakobwa kugira ngo baze bakurura abagabo, ubwo ngo bakabaha n'akazi ndetse muri utwo tubari kugira ngo bakurure abagabo. So ni kimwe n'uyu munsi ko usanga ngo umuntu arahostinga, umukobwa arahostinga, eske arahostinga kuya bigende bite, n'uburyo bwo gukurura abo bagabo n'ubundi baza mu tubari kunyweramo kugira ngo ibintu bigende neza. So uburaya rero urebye ngo bwatangiye kera cyane, buracyakomeje n'uyu munsi, ibintu bikomeje kugenda bigorana, biragoranye kugira ngo uzabone abantu babayeho kuri ino si. Uburaya bwaracitse, ntago byoroshye, ni ibintu bikomeje. Urumva rero ko uburaya si ikintu cya none, ni ikintu kimaze imyaka n'imyaniko, gikorwa mu ibanga rikomeye, ariko kandi kigenda kinavugururwa uko isi igenda itera imbere, uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, ni nako uburaya nabwo bugenda buvugururwa ku rwego rwo hejuru, bukajyana n'ikoranabuhanga ku buryo bukorwa mu ibanga rikomeye. Ugasanga umuntu ni indaya ariko muri systeme mu rwego rukomeye cyane, ukagira ngo ni FBI, ku buryo abikora mu ibanga rikomeye, ukaba utabasha kumubona ko icyo cyasha habe namba, bitandukanye na kiragihe wasangaga nyine ari indaya. Abo bose ngo babaga ari abantu bize ahanini, barangije amashuri yisumbuye, bakaza gutega hariya za Nyamirambo na hehe. N'uyu munsi usanga rero icyo bita abasirey queen, n'abantu baba bazi ubwenge, usanga ari abantu basobanutse. Urumva rero ibyakorwa byose bikorwa bijyanye n'ikoranabuhanga, bijyanye n'isaha igeze, bijyanye na technology, noneho bikagenda bikorwa gutyo na gutyo. Ariko uburaya bwo still buracyahari kandi buracyakorwa ku rwego rwo hejuru.